abamarayika batangiye kuzamuka banamanuka hafi yawe mu buzima bwawe, Satani arabimenya ko hari ikintu kidasanzwe cyenda kukubaho. Erega wibuke yari umwe muri bo, yari umwe mu bamarayika, so ashobora kubona angelic activities akazimenya. Ashobora kutamenya exactly icyo Imana igiye gukora, ariko nabona hari movements z'ijuru zidasanzwe kuri wowe, kabone nubwo wowe waba ntacyo urabona gihindutse mu buzima bwawe. Satani warabimenya. Satani arabimenya ko Imana igiye kukugirira neza, arabimenya ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kukubaho, so azakwataka atitangira igitamo. Nshuti yanjye, niba utajyaga wizera icyo Bible yita spiritual warfare, niba utajyaga wizera ko hari intambara z'uburyo bw'umwuka umukristo agomba kurwana, tegereza igihe cyawe gisohore, tegereza igihe cyawe cyende gusohora, uzambwira. Umva, Imana iyo igiye kukugirira neza ibanza kwimura ibindi byose utazigera ukenera muri future yawe. Irareka imiryango imwe n'imwe itari ngombwa ikikinga, kuko ibigiye kugufungurira uwanyawo ukeneye. Uzagirana ikintu cyonyine kizakubashisha kurenga iki gihe, no gusenga. Imana izaguha grace yo kubasha gusenga, but you will pray. Nshuti yanjye, ugomba kugira uti, ugomba gusenga. Iki ni igihe ukinga inzu yawe, imbabura n'amasafuriya ukabyubika, and you pray. Listen, nafashe uburiri bwanjye ndabusasa neza, ndangije nandikaho ku rupapuro ngo until God answers. Like Imana nidasubiza, ijuru niridatabara, ubu buriri sinzaburyamaho ukundi. Kandi sinkubeshya, Imana yo mu ijuru niyo ntanzeho umugabo, kandi koko Imana yarasubije. Nota ko kanya utagira ngo yasubije mu isaha imwe, mu minsi 3 cyangwa mu cyumweru kimwe. Satani ntabwo ashobora kugiving up gutyo gusa. Satani ntabwo ashobora kugiving up gutyo gusa. Ntabwo arabizi neza ko icyo gisubizo ni cyiza, isezerano nirisohora. Arabizi neza ko azaba kubuze byiteka ryose. Like arabizi neza ko ugiye iryo shimwe ryawe, ubwo buhamya buzagarurira abandi bantu benshi bari baratanye ku Mana. Ntabwo ashobora kugiving up gutyo gusa. Uzasenga hafi guhera umwuka, nunacika intege, Mwuka Wera ntazagukundira. Like iki ni igihe ubu ucitse intege mu buryo bwose bushoboka, ariko ntushobora kurekeraho gusenga, kuko ntabwo ari wowe uri kwishoboza, hari imbaraga muri wowe. Bible iravuga ngo kuko imbaraga zazuye Kristo mu mva arizo zikorera muri twebwe, nizo zizura umubiri wacu upfa. Ntabwo ushobora umva, ntabwo Imana izakwemerera kwicara. Uzasenga hahandi ikigihe nunakirenga, ntabwo uzigera ubasha gusenga again nk'iki gihe, kuko muri iki gihe imbaraga uri gukoresha ntabwo ari izawe habe na gato. Uzasenga, wongera usenga. Iki ni cyagiye wicara ukumva icyaguha gukanguka, ugasanga ubuzima bwawe uko bumeze ari nk'inzozi atari ukuri. But unfortunately nuko ahanga Satani abari gutestinga capacity yawe. Ahanga udacunze neza wakora icyo wa mugore wa Yobu yamubwiye gukora, gutuka Imana ubundi akipfira. Iki ni yugira ngo Imana iragutanze neza mu maboko ya Satani. No my dear, niba hari igihe abamarayika b'ijuru bose bari kuri case yawe, ni iki ngiki, bari kukurwanirira, bari muri activities, bari kwihuta kuko umwana agiye kuza, bari kwitegura kuko babizi neza ko ugiye kubyara, kandi Satani nawe ararekereje. Ikikubwira ko Imana iri kumwe nawe, ikikubwira ko uri kurwanirirwa n'ijuru, nuko icyo ari cyo gihe uzaba ucitse intege bikomeye, ariko nicyo gihe uzabasha gusenga kurenza igihe kindi wigeze ubasha gusenga mu buzima bwawe. Nawe umaze kugendura urugendo rwose, push one last time. I beg you, pushinga bwa nyuma. Umwana ageze mu matako. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo gucika intege. Iki ntabwo ari igihe cyo kuryama no kurira gusa. Rira yego, but pray. Rira ariko usenge. Vuza induru utake ariko usenge. Iki ntabwo ari igihe cyo guhamagara famiye yawe uyibwira inkuru mbi y'ibiri kukubaho ngo ubone ko wenda hari wakugirira impuhwe. No, iki ni igihe cyo gusenga like never before. Ijoro ritandukana urireba utigeze uryama uri gusenga. Aha ni hahandi usenga amacandwa agashira mu kanwa kawe, umuhogo kumagara. Soma ku mazi if you have to, by all godly means. Senga. Kandi muri uko gusenga utagira ngo Imana yihutira gusubiza. No, isengesho ntabwo ari ryo guhindura situation, ahubwo ni ryo guhindura wowe no kukumara ubwoba. Kuko sometimes ubundi Imana isubiza isengesho nuko kureka icyo utinya kikakugeraho, kugira ngo Imana ikwereke ko iri kumwe nawe, ntacyo waba, ntacyo ushobora kuba. Bible iravuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mubisha wacu yabande. Iyo Imana imaze kugufasha mu mutima wawe,
umenya ko Imana yasubije bitewe n'amahoro adafite igisobanuro. Iki ni igihe cyo kwatura ijambo ry'Imana. Iki ni igihe cyo Satani uko akomeza kugutera ubwoba nawe uti no yatangiye umurimo mwiza muri njye wizanawusohoza. Iki ni igihe cyo kwibwirama. Niba utazi kwatura amagambo y'Imana ku buzima bwawe, niba utazi kwatura iryo sezerano Imana yakubwiye ngo urisubiremo, noti kuritekereza mu mutima, kuryatura, wibuke amagambo ararema. Satani uko arashaka kugutera ubwoba umwibutse uti no haranditswe ngo yatangiye umurimo mwiza muri njye wizanawusohoza. N'Imana irindi ijambo ryayo ngo irisohoze. Ntabwo Imana yabana nanjye muri iki gihe cyose ngo bari bwo inta mu nzira. Satani uko arashaka kukubwira ibiguhungabanya, nawe ni kuri gukomeza kwibwira usubiramo ijambo ry'Imana, usubiramo ayo masezerano yaguhaye, wibwira ijambo ribasha kukubaka no kuguhumuriza. Nshuti yanjye, niba wajya gupinga cyangwa ushidikanya ku ijambo ry'Imana rikora, uzamenya imbaraga zaryo ugeze muri iki gihe. Iyo unesheje rero, aha nibwo uba winjiye mu gihe cy'umunezero, igihe cyo kuzura ku isezerano ry'Imana, ikimana yaguhaye, ikimana yakubwiye, ikimana yagusezeranyije gisohoye. Aha nibwo wibuka vuba cyane kuva mu nzira, icyubahiro kikaba icy'Imana. Kuva mu nzira, nuririmba abantu ntibabone wowe ahubwo babone Imana, nubwiriza abantu ntibumve wowe ahubwo bumve Imana, niwigisha abantu ntibumve wowe n'ubwenge bwawe gusa ahubwo babone Imana iri kuvugira muri wowe. Aha niho wihuta kwihisha inyuma y'umusaraba kugira ngo abantu babone Kristo, noti wowe n'amafaranga yawe n'imodoka ugendamo, kuko hari ikimana yakoze muri wowe mbere yuko ushininga. Igihe cyawe cyo gushininga cyawe kigera, icyubahiro baguhaye wibuka vuba cyane kugisubiza Imana, kuko wibuka aho Imana yagukuye. Wibuka ko iyo Imana itagutabara, iyo ataza kuba Imana yakurengeye, wowe ubwawe ntabwo wari bwikureyo. Wibuka aho Imana yagukuye, ko atari imbaraga zawe. The season of manifestation. Iki ni igihe cy'umugisha, iki ni igihe cya results, iki ni igihe cya abundance, ni igihe cya favor, cya mercy, cya open doors, cya increase, cya progress. Umva, iki gihe nikigera, Satan will do you dirty. Satani azakwibutsa impamvu yitwa Sekibikoko. But it takes mastery. You will learn to hold on to the four horns of the altar and push one last time. Ugeze muri iki gihe uzige gufata ku mahembe y'igicaniro cyawe, ubundi usunike bwa nyuma, like umugisha wawe uburi hafi kukozaho imitwe y'intoki. Umuryango Imana iri kugukingurira, like uri kuwumva, urimo urufunguzo ruri gucrackinga, uri gufunguka. Basatanisha nshuti yanjye, uzasenge like your life depends on it, because it really does. It depends on it. Iri sengesho usenga rya nyuma niryo ryitwa warfare. Wowe na Satani muzareba n'amaso ku maso, ntabwo ndi kuguhahamura. But Yesu arakubwira ati witinya, muhumure nanesheje isi, muhumure naranesheje, uzabyara umwana muzima. Iyo Yorodani uzayambuka. You are going to make it through. You are going to make it to the other side. Uzagera ya mahoro. Nawe ureka ngusengere mbere yuko dutandukana. Ndasenze ngo aho waba uri hose muri uru rugendo, Imana ya Isirayeli, Imana ishobora byose, Imana isezeranye gasohoza, igushoboze, ikwambika imbaraga zose ukeneye. Abamarayika bayo bakugote. My dear sister, iryo sezerano rizasohora, gira kwizera. My brother, komera kuri iki Imana yavuganye nawe. Ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze, ntabwo yari iri gukina n'amaranga mutima yawe. No, ndasenze ngo Mwuka Wera akubera inkomezi, akubera inshuti, akubera umujyanama mu gihe nk'iki ngiki uri kunyuramo, akongerera imbaraga aho ucitse intege. Niba nta bundi buryo, icyo gikombe ugomba kukinyweraho. Ndasenze ngo Imana ikwambike imbaraga zose ukeneye, kubashishe kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera no ku munsi mubi. Humura, nta mbaraga z'ikuzimu, nta badayimoni, nta myuka mibi, nta ntwaro, nta barozi, nta bagambanyi babuze umugambi w'Imana kuzura ku buzima bwawe. Akazi wasengeye kari mu nzira, reka ijuru ryimanukire kuri kesi yawe mu izina rya Yesu. Abamarayika b'Imana bakubera abanasi, Imana ubwayo abari yikubera doctor. Ndasenze ngo winjire mu gihe gishya, igihe cy'umugisha wawe, igihe cy'imbabazi n'ubuntu bw'Imana, igihe cyo kwaguka no gutera imbere mu buryo budasanzwe, igihe cy'ikimwaro n'isoni n'amarira kirarangiye mu izina rya Yesu. Imana niguhe ku mwero w'ubutaka, nawe usarura ibiruta inshuro igihumbi ibyo wahinze mu izina rya Yesu. Reka abantu bakizwe kubwo buhamya bwawe, reka abantu bakunda Imana kurushaho kubwo buhamya bwawe, nibumva ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Abapingaga iby'Imana batangire kwizera no gukizwa kubwo buhamya bwawe mu izina rya Yesu. Mbisabye nizeye, amen.